amaniga badodesha amakariso ariko ntashaka ntagisamwe ndumva uri murazira pariko ngo ngukise ese mwana ugiye ubu ngubu usundeba ubu ngubu ngiye kudodesha ikariso man nta hantu nigeze uvuge ko ubu ngubu nize umwuga kuko mbure n'umuntu wanzanira umwenda wo kudodesha kuko ujye umbwira nawe mbure umuntu wanzanira akenda na kamwe ngo mudodere nawe nabona se kubera iki nawe wabona ariko nzareba ko bazanzanira n'umuntu niyo nzanira umwenda w'10 nawe ubundi we kuba utanazi story za yewe uko mba ngiye kureba umutayeri dore yego kubu ngiye kureba umutayeri nta hantu wabona wadodesha ikariso kubera iki se naho wabona ikariso njye narayikunze nkwereke se yaha ikariso yanjye burya ntago ari n'ikariso yene mfite n'umupira umuntu udodera ni ukuri nzarira twishe oya ni ukuri mwana wanjye ngiye gushakisha umuntu ugira nashaka mudodere n'umwenda umwe ama igiceri cy'icumi ngewe ariko ishuri nize wenda rigira umumaro mwana wanjye kubona ko nzajya mbura byose ku buryo nabura byose nese reba umuntu mbuza amafaranga nzi kubangurira uri kumva umuntu uzi no kubangurira wa mwana wanjye we umuntu uzi gukorera amafaranga ewa nkabura ibiceri gute mbwira buriya nanjye njya kuba umukobwa iyo kariso ujya kudodesha ikariso nyikwereke aha dore ngikariso yawe nashaka kudodesha yacitse cyane yacitse nashakaga nayikundaga ino kariso nayambaraga nkabedwa sha ikariso yanjye usariza ngo n'ikariso yonyine aha none nabonye ahantu badodesha amakariso ikariso yejejeje noneho narumiwe nadoze byinshi ikariso yo ndakurahiye ikariso nawe wayidoze ikariso ibirimo kubona umwenda w'imbere bamwita wana wume ibira bintu mbizi ku banyeshuri honyine niho nzahana amakariso acika n'ahandi hantu nzi mu gihugu hacika amakariso we yaracitse cyane ndaje ndebe iyo kariso waracitse do ntase kutagiye kudodesha ubu nanjye ubu niho ngiye n'ikariso yanjye do nayo yaracitse ubu se barancangaye igihe nayo baguca yasuro kubera harimo n'agakariso urayatanga harimo n'ikariso uretse tuvuge ko iyi kariso niyo yongera amafaranga arashyiramo ikirema ariko ahangaha umupira uri kareka aha ubu se nzawambara yahaha do sigaye narumiwe kubona aho abantu basigaye badodesha amakariso amakariso nawe unyumvire nawe amakariso se niyo bayadoda amakariso rero kwako ndi umutayeri ubu bagiye kuzajya banzanira ibintu bigiye binyuranye ngo bantumeho n'udukariso n'iki na twasirenge n'iki mwana wanjye uzi yuko buriya kugira ngo ngiye nkudodere ikariso umva nahabireka nkaburara ni ahantu nzi bigeze badoda amakariso ni nabwo bwa mbere mbyumvishije muri iki gihugu cy'u Rwanda ubu ni wowe muntu wa mbere umuntu uzanzanaho ikariso umuntu wa mbere uzanzanaho ikariso haba harimo telefoni uze kudodesha amakariso muri iki gihugu nawe abandi bose telefoni yaziba mu ikariso nawe ibaza ayinzaniye yuzuyemo inda akanzanira ikariso yuzuyemo inda bimwe by'abanyeshuri njya nkubwira abanyeshuri nibo bagira amakariso n'amasogisi byacitse za telefoni ni za California na Amada nigendere dore njye kudodesha ikariso yanjye ejo sheri wanjye yavuze ngo azaza no kunsura atazasanga nta kariso nambaye aha kanigendere se mwana ko bagiye ngo ikariso se yanjye uzi ko cyane uzi ko njyana y'inyibagiwe